Ni umugabo ukunzwe bidasubirwaho hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda naho baramwihebeye. Afite abakunzi batari bakeya tuzi, kubera ko nawe ndabizi neza ushobora kuba uri umukunzi we, ndetse ibingibi ukabibizi kundusha. Hirya no hino mu gihugu abantu ntibatinya kujya impaka ku byerekeranye n'uyu musaza, ndavuga Muzehe Bijiyobija Gregoire. Bamwe bibaza bati uyu nguyu se ni umusaza cyangwa ni umusore? Abavuga ko ari umusore bashingira ku mbaraga afite ndetse n'uburyo azi gukina neza ku buryo umusaza uri mu kigero cye atapfa kubishobora. Abavuga ko ari umusaza kandi nabo ni ibyerekeranye n'uburyo abivugamo ndetse n'uburyo agaragara, dore ko nawe adatinya kuvuga ko afite imyaka 90 y'amavuko. Ntatinya kuvuga ko kandi yagwanye intambara ya Shikaramu, intambara tuzi yabayeho kera cyane. Izi mpaka zombi zifite ishingiro, gusa nawe ndabizi ubwawe ujya ubyibaza cyane, cyangwa se ukaba warabibwiweho ariko ukabwirwa bituzuye cyangwa ibitari byo. Niyo mpamvu negereye mikoro kugira ngo tubirebe ibyerekeranye n'uyu musaza, tusasanure buri kamwe turebe niba ari umusaza koko cyangwa ari umusore. Ahangaha wageze ni kuri Kadamu TV, ni channel ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye nk'ibyegeranyo nk'ibi ngibi, aho tubabwira amakuru y'ibyamamare tuzi hano mu Rwanda ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange. Ushobora kutwereka ko wadukunze cyangwa se udubana natwe umunsi ku munsi ukanze subscribe, ugakora like kuri iyi video, ugakora share ndetse ubundi ugatanga na comment y'ibyo wifuza, ubundi tukajya tubana buri munsi. Hagati aho ngaho njye nitwa Journaliste Thierry, bahaye ikaze. Ndamanza mwibutse ko Bijiyobija Gregoire kuri ubu ngubu ari umukinnyi w'amafilime ndetse na komedi ugaragara muri channel zikomeye tuzi hano mu Rwanda, harimo nk'iya Kiramani ndetse n'iya Nyambo. Mu mafilime agiye atandukanye harimo nk'iyitwa Ibanga rya Miss Nyambo, ikunzwe nayo n'abatari bake hano mu Rwanda. Bijiyobija Gregoire nawe ubwe afite channel ye ikurikirwa n'abatari bake, ndetse kugeza n'ubu ngubu iracyakura neza cyane rwose, ndetse nisiba kugaragarizwa urukundo ifitiwe. Noneho reka turebe ibyerekeranye na Bijiyobija nyirizina. Ubundi amazina ye ni Manizabayo Prosper, yavutse mu mwaka w'1995. Kuri ubu ngubu birumvikana afite imyaka 30 y'amavuko. Yavukiye mu karere ka Musanze, ndavuga mu ntara y'Amajyaruguru, umurenge wa Muhoza. Yize ku mashuri, akaba yarize amashuri ye kuri GS Muhoza ya mbere MCP. Bijiyobija Gregoire avuga ko ubuzima bwo ku ishuri bwamushaririye rwose, kubera ko yize amashuri nyine ari imfubyi. Akigera mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye yatangiye kubaho yibana, bityo kubona icyo kurya bikaba ingorabahizi rwose. Avuga ko hari igihe yabaga mu ishuri adahari. Uti byagenda gute rero? Yabaga bari kwiga, we ari kwitekerereza aho ari buze gukura ibyo kurya, bityo akaba mu ishuri by'umubiri naho mu bitekerezo yagiye, ku buryo rimwe na rimwe hari n'igihe yacikanwaga note cyangwa se inyandiko nyine za mwarimu, akaba yacikwa n'amasomo ndetse n'ibindi bitandukanye byaberaga mu ishuri igihe habaga ari muri position nk'iyo ngiyi. Twabikubwiye yabaye imfubyi afite imyaka 2 gusa, ku buryo yumvaga abandi bana bavuga bakura ababyeyi babo, ubundi we bikamutera agahinda. Ndetse kuri ubu ngubu avuga ko nta mukuru we cyangwa murumuna we afite. Bijiyobija kandi avuga ko hari igihe cyageraga akaba yamara iminsi 2 atarya nyamara yiga. Hari n'igihe ku ishuri bamwirukanaga kubera amafaranga yo kutanga ku ishuri nyine yo kurya, ubundi inshuti ze zikikusanya zikaba zafatanya, ubundi zikamwishurira make kugira ngo atirukanwa n'abayobozi. Nyuma yo kumva ibi ngibi ushobora kwibaza uti none se ni gute yisanze muri sinema, cyangwa se ni gute yabaye icyamamare? Nabyo reka tubirebe. Nubwo Bijiyobija yabaga muri ubuzima bushaririye rwose, ku ishuri rye yabarizwaga muri groupe cyangwa se muri karabu ya Media Club, aho nyine yavugaga amakuru ndetse agashimisha n'abatari bake. Yari azi gutera urwenya rwose ndetse no gutera ubuse nk'uko akibigaragaza na n'ubu ngubu. Akirangiza kwiga rero hamwe na bagenzi be harimo nka Ndaranya Ubutumwa ndetse na Dogiteri Nsabe, bashatse uburyo bazamura impano zabo, niko gushinga groupe yitwa Irebero.
ndetse baza no guhita bakiriyetinga YouTube cyangwa se bakora umuyoboro wa YouTube bazajya banyuzaho ibihangano byabo witwa Irebero TV. Ndetse n'iyi ngiyi ni channel ikomeye kuri ubu ngubu yazamutse mu gihe gito dufite hano mu Rwanda. Ubu ngubu iracyakunzwe ndetse bigaragara izakomeza ikundwa. Ubwo bashinze Irebero TV, Bijobija akirangiza amashuri nyine yarashobewe ubundi abura akazi, niko kujya mu kiyede nyuma aza kuba umufundi. Muri icyo gifundi rero nibwo rimwe na rimwe haboneka guturaka two gukina muri scene cyangwa se gukina filime, ubundi akaba yakururuka kugikwa ubundi akajya gukina iyo role bamuhaye. Hashize igihe gito bakora mu Irebero TV, ntago bacitse intege kubera ko birumvikana babikoraga bafite n'akandi kazi. Nibwo Dogiteri Nsabi yagize utya abahuye na Kiramani, niko guhita atera imbere ndetse nawe atezimbye mu magambo ahita ateza imbere Irebero TV. Uti byagenze ute rero? Dogiteri Nsabi yahuye na Kiramani bapanga gukina filime, ubundi barazikina zirakundwa koko. Bityo Dogiteri Nsabi ahita ajya muri timu ya Kiramani. Amaze igihe gito ahita ajya kuzamura nyine n'Irebero TV, harimo nko kuzana Bijobija nawe muri timu ya Kiramani. Bijobija abamenyekanye utyo. Kuri ubu ngubu Bijobija afite umugore n'umwana w'umukobwa. Ibingibi kugira ngo babigereho byasabye kudacika intege, kubera ko bakinaga komedi cyangwa se bakinaga amafilime ku Irebero TV abantu babaseka cyane ndetse banabakwena. Ibingibi byabaciga intege rimwe na rimwe ku buryo Bijobija yashatse kubivamo, ariko kubera intego yari afite ntiyacitse intege mpaka yakomeje guhatana. Birashoboka ko Bijobija kuri ubu ngubu tutaba tukimubariza mu isi y'abazima, kubera ko yanyuze mu menyo y'urupfu ku itariki 21 Mata umwaka w'ibihumbi 2024, ubwo yakoze impanuka hamwe na Dogiteri Nsabi igihe bari mu modoka bava Kigali berekeza Musanze, bakaza gukora impanuka bageze ahitwa mu Kivuruga, bityo bikaza gutuma bakomereka cyane. Gusa bahise bihutanwa mu bitaro, ubundi baravugwa, nyuma y'umunsi umwe bahita bakira, ubundi barasezererwa bajya kurwarira mu rugo. Niba ukunda gukurikira sinema cyangwa se gukurikira imbuga nkoranyambaga, ibingibi urabizi rwose, dore ko bakiva no mu bitaro bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga bashimira Imana yabarokoye. Ngayo nguko ibyerekeranye na Bijobija Gregoire, umusitari dufite hano mu Rwanda, ariko umusitari w'umusaza nk'uko abigaragaza. Hagati aho ngaho kandi niba wakunze iyi video nk'uko twabikubwiye, yihe like, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi ku byo dushizeho byose kandi byiza. Njye nitwa Journaliste Thierry, Imana ikomeze ibarinde. Hasta la vista.